Ese ni ryari wafata risike? Jya wumva abantu bavuga ngo uriya ngo yafashe risike, ngo ubu ngubu ibintu bimeze neza, bakanaka ngo mwebwe mubiterwa nuko mugira ubwoba mu buzima, ni ugufata risike, ibintu nk'ibyo byose ugasanga risike abaye risike. Iyo udafashe risike ibintu byose ni risike, n'ubuzima ni risike, ugomba gufata risike. Tugiye kureba rero muri bizinesi, ni ryari ufata risike? Ese ufata risike ari uko byagenze bite? Ni ku kihe kintu ushobora gufataho risike cyangwa ntugifateho risike? Kubera ko siko ibintu byose wabifataho risike, kubera ko urabanza ukabaransa. Reka rero nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi rero nashatse ko tuganira ku kiganiro abantu benshi bakunze kumbaza ko tukiganiraho, gufata risike. Ibintu byose mu buzima ni risike. Kugenda mu muhanda ni risike, gukora iki ni risike. Ni ryari none se muri bizinesi umuntu afata risike? Icyo rero nabivugaho ni uko ubona abantu benshi babivuga mu gufata risike, burya umukire n'umukene ntabwo bafata risike kimwe. Burya akenshi umuntu ushobora kwibaza ngo ese ninde ufite amahirwe menshi kurusha undi? Biterwa nuko ubibona. Yes, umwe ashobora kubwira ngo umukene ashobora gufata risike cyane kurusha umukire, kubera yuko we n'ubundi aba afite ntacyo afite. Ni ukuvuga ngo ashobora gusubira kuri zero, kubera yuko yari ari kuri zero n'ubundi ntaho yajyaga. We yageragezaga, yashakaga kugira ngo arebe ko amazi ashyushye cyangwa inzira ari nyabagendwa. Ibyo birumvikana. N'umukire rero no ku rundi ruhande nawe ni uko nguko, ashobora gufata risike, ariko niyo yanashya, niyo amafaranga ye yayatakaza, aracyafite aho aba, aracyafite famiye y'abakire, nta kibazo muri we. Ni nkaho ari umukino wa gamboringi. Ubundi rero risike na gamboringi ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Dore aho bitandukaniye nuko gamboringi akenshi nta muntu uyijyamo ngo abe successful, nta muntu uyijyamo ngo bigende. Niyo mu babise gamboringi, ni ukuvuga ngo akenshi niyo wemaramo imyaka myinshi biba ari amarangamutima, urashya, byaze bikunze urashya. Ariko gufata risike ni ukuvuga ngo uba ugiye kujya mu kintu utazi yuko kizabyara umusaruro cyangwa kikanga. Ariko rero hakaba habaho ibigo bikugira inama, bikabanza bikareba iyo risike ugiye kurebamo, noneho bakaba bakubwira yuko ishobora kuba successful, ishobora kuba yanyuramo neza 90%, ukaba wenda wanahomba 10%. Urumva ko baba baguhaye imibare, bakubwira ngo harimo guhomba, yego, ariko niyo wanahomba ntago wahomba bibi, bya bindi bituma wiyahura, bya bindi bituma mu urugo rusenyuka. Yego, guhomba byo byabamo, ariko risike irimo ni ntoya cyane. Niyo mpamvu uzabona habaho ibigo byitwa risk management, bakaza bakamanaginga risike yawe, bakakubwira ibibazo bizavukamo. Akenshi ahangaha biza ku bantu b'abakire, koko nibo baba bafite n'amafaranga yo gutuma ituma ibahuza na biriya bigo bindi, bafite experience muri icyo kintu bagiye kugura. Reka mbaho urugero, wenda ugiye kugura inzu nini y'ubucuruzi mu mujyi hagati. Kugira ngo ujye kuyigura, ubanza ugashaka ibigo bikukorera, bibanza bikareba iyo nzu, bikareba imishinga wakoreramo n'ibintu byose wakoreramo, n'uburyo uzagarura inyungu yawe. Wamara none icyo kigo kikakubwira ko koko iriya mari ari imari koko izinjira, cyangwa ari imari ntacyo yakugeza. Kubera ko bino bigo bindi bikora risk management bireba na future, aho igihugu kigana. Ese igihugu gifite umutuzo? Ese gifite amahoro? Ese mu myaka iri imbere projector y'igihugu, ese vision y'igihugu imeze ite? Ubwo ibyo byose bakabikwigira, bakabikubwira, ugasanga none bakubwira ko ejo hazaza biragaragara ko ari heza. None bakanakubwira niyo twaba twibeshye yuko ibintu bigahinduka, niyo wanahomba, dore icyo wasigarana ni iki ngiki, nibura ntago waba uhombye cyane. Cyangwa bakakubwira ibi bintu ni ikosa, nubijyamo harimo amahirwe menshi cyane yuko amafaranga yawe ashobora gutakaramo, kubera ko bareba ku mpande zose. Urumva ko uwo ni umukire.
hari none n'umukire kandi uretse n'icyo ngicyo cyaba ari abantu babikubwiye nuko akenshi uba ugifite naho uzasubira, nta gutakaza inzu yawe, nta gutakaza, nta bintu uba utakaje yayandi wemvestishamo gusa. kandi nk'uko twabibonye abakire akenshi bemvestisa amafaranga bahawe na banki, usanga muri make badafata amafaranga yabo bari babitsa ahantu, ahubwo bafata amafaranga banki ikaba ari ibagura kiriya kintu nabo bakazajya bagurisha bishyura banki boro boro. Niyo bahomba muri kiriya kintu ntabwo bahomba bya bindi bya cyane. Bityo rero bo baba bagifitanye umubano ukomeye, kubera ko muri investment, muri bino bintu byo gufata risk, umuntu wa mbere uba wirinda yuko uzahemukira ni banki, kubera ko guhemukira banki burya ntago uba uhemutse gusa, burya ubuciye n'umurongo ku bandi bantu bazagukomokaho, n'abana bawe na famiye yawe n'inshuti zawe n'abakuzi. Usanga niyo banki akenshi hari igihe bakubaza abantu bakwishingira, ugasanga ushyizemo bari abantu, ugasanga niwe ushyizemo ibibazo. Hari banki ntoya hari abantu bita abagarantuwa, ni ukuvuga ngo ni umuntu ugufatira garanti, ni ukuvuga ngo iyo baguha amafaranga wowe bayahaye ukananirwa kwishyura, bariya abantu washyizeho amazina yabo, bakwemereye, bakwishingiye, abishingizi, ni ukuvuga ngo nibo bagomba kwishyura iyo ari amafaranga. Urumva ko rero ubu bahemukiye. Bityo rero ni ibintu ugomba kujyamo witonze cyane. Ikindi rero reka turebe ku umukene, kubera ko umukene adashobora kubona bari abantu bamwigira uriya mushinga bakareba inyungu n'igihombo. Umukene we aba afite amahirwe menshi cyane yo guhomba. Ni ukuvuga ngo we ikiba gisigaye hariya ni experience gusa ishobora kuba yakoramo. Wenda agiye kuhagura kubera ko yari asanzwe afite akaduka gatoya ashaka kugira ngo akimurire hariya, ugasanga hari amakuru menshi uyu mukene ashobora kuba adafite yamuha ejo hazaza hiriya nzu agiye kugura, iriya nzu twatanzemo urugero ku nzu ya business. Bityo rero ugasanga umuntu w'umukene riske ziba ari nyinshi cyane kurusha umuntu w'umukire, kubera ko n'ubundi umukene n'ubwo bwose ayafashe kuri banki, we aba afite ubwoba bwinshi cyane muri we, kubera ko n'impamvu twamwise umukene ni ukuvuga ngo ubushuti afitanye na banki ni bukeya, buracyari buke, nta mbaraga bufite. Yes, ushobora kuba ari nk'ubwa kabiri agurijwe, ari ubwa gatatu agurijwe, mu gihe uriya mukire we asanzwe amaze hafi nk'imyaka 20 ari we ugurizwa n'iriya banki. Wenda ashobora kuba afite n'imigabane muri iyo banki, ugasanga banki n'amafaranga yinjizamo buri kwezi muri iyo banki, muri konti ye, ugasanga byonyine banki uyu nguyu umukire nyine ni ukuvuga ngo imubona nk'abantu bari premium, n'abantu nyine bari hejuru batuma n'iyo banki ikora. Urumva ko rero iyo bije muri riske ugomba ukabanza ukireba, ese ngewe ndinde, ese mfite imbaraga zingana zite. Biba byiza kujya gufata riske ku kintu ushobora uramutse ugitakaje ntacyo byaguhinduraho, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwakomeza, kubera ko iyo ugiye gufata riske zose burya zigira ingaruka, yaba nini yaba ntoya, ariko burya biba biterwa n'uwo ari we. Koko riske ngewe nawe, ngewe mukene n'umukire nkawe, ingaruka icyo wise gitoya kuri wowe gishobora kuba ari kinini kuri ngewe. Yes, nuko nguko akenshi usanga twakagombye kubanza tugatekerezaho tukareba izo riske tugiye kwishyiramo. Aha ndasa nkaho nongera nkagaruka inyuma kuri bya bintu umuvandimwe yabajije ubushize, bivuga ngo ntiwihutire kugura inzu, banza ushyire amafaranga yawe muri investment, ugende ukore business runaka. Yego ndabumva hari abantu babikora muri ubwo buryo, ariko banze urebe riske irimo ni iyihe. Ese ubundi nkuko nabigaragaje muri video, ese aya mafaranga ubonye izi miliyoni nuzishyira muri business mu gucuruza, inzu wabagamo biragenda bite? Iriya nzu depense z'inzu byonyine aho uba, ese ni yawe? Ese nta ngaruka bishobora gufata iyi business ugiyemo iramutse iferinze?
ahangaha niho umuntu areba niyo risk, akareba ese nta kuntu iyi risk yaza affectinga ubuzima bwanjye bwose muri rusange, ugasanga n'abana banjye babuze aho barara, n'umudamu ugasanga dusubiye kwisuka. Ibyo byose rero ni ibintu umuntu agomba kureba, agomba kwitondera. Yego ushobora kuba ufite inshuti ikora muri ibyo bintu bya risk management, inshuti wagisha inama, nk'uko nabivuze mbere, muri business no muri relationship, mu buzima bwose bwa buri munsi ni byiza ko tugira abantu tugisha inama, abantu batubwira, tuzi ko ari abanyakuri, ari inshuti zacu zindi zo hafi, kubera ko mu buzima tugomba kugira abo bantu, kubera ko hari ukuntu ubuzima buza bukadukubita kugira ngo burebe uko turi banini. Rero iyo ugeze muri icyo gihe ubuzima burimo kugukubita, ntugire inshuti ujya kuganiriza, nibwo usanga abantu bagize stress, basaze, benda gusara, rimwe na rimwe bakiyahura kubera iki bafite ibintu byinshi cyane mu mutwe, babuze aho babishyira, bakumva ko umuti ari ukwiyahura, kandi ntabwo ari byiza. Burya ikibazo cyose uko kiba kimeze burya kigira igisubizo, kiba kinini kugeza igihe tukigize gitoya nibwo gihita kigendera. Burya cyose icyose ubona iyo ubu n'ubunini bwacyo iyo ugiye ugikatakatamo udupande biba burya ubu kigejeje kure. Bityo rero nk'uko nari ntanzemo urwo rugero no muri urwego rwa risk management rwo gufata risk, ubanze wipime urebe uko ungana. Fata risk ingana nawe, wifata risk ngo kubera ko kanaka yafashe amafaranga yose atumiza imodoka muri Dubai, nawe ufashe amafaranga yose burajugunye. Oya, ntago muzi, ntago mureshya, uriya muntu ashobora kuyohereza ntibazayizane, ugasanga we nta kibazo, hararize rimwe gusa birarangiye, ariko ushobora kurira icyumweru kizima, byanareba nabi, ugasanga n'urugo rurasenyutse. Biba byiza gutekereza kuri risk ugiye gufata. Kuri ngewe wo kugira ngo ufate risk izakwangiriza ejo hazaza, genda buhoro, wikwihuta, wikopera abandi bantu, kubera ko burya niba ugiye gufata risk uyu munsi, si ngombwa ko nawe uyifata uyu munsi. Tegereza imyaka 5, 6 ubanze wizigame, urebe ko hari icyo wabanza kugeraho mu kwizigama kwawe, muri investment yawe. Hari aho wazaba ugeze mu myaka 5 iri imbere, aho kugira ngo usimbukire ku byo inshuti yawe, umuturanyi wawe arimo gukora. Ntabwo ari byiza. Burya gukopera abandi bantu bituma dufata ibyemezo bitari byiza. Akenshi usanga tugendera ku marangamutima, kandi amarangamutima kubera ko umuvandimwe wawe yabikoze, kubera ko umuturanyi wawe yabikoze, kubera ko umushuti wawe yabikoze, kubera ko kanaka yabikoze, burya biriya bintu ni bibi cyane. Nibyo bintu usanga bitwica, akenshi bituma iterambere ryacu rizamo ikibazo. Bityo rero twirinde ibyo bintu byo kugendera ku bandi, dufata risk kwangiriza ubuzima, kubera ko ntago uzi uburyo uriya umuntu ubuzima bwe bubaho. Banza wimenye, ese ndi ku ruhe rwego, ese ndacyari hasi, ese ngeze hagati, ese ngeze hejuru bishoboka. Bityo rero bikagufasha gufata risk iyo ari yo yose washobora, kubera ko si ngombwa ko ufata risk. Hari igihe biba ngombwa ko uba umunyabwoba, ugasubira inyuma, kubera nk'uko babivuga ngo kwa bwoba hatashye impundu, kwa bugabo hataha umuborogo. Kubera ko uriya bugabo yagiye yumva ko ibintu byose yabishobora, ibintu byose ukamenya limite yawe, ukamenya aho ugarukiye. Nicyo kintu twebwe abirabura tugira ikibazo cyo kutamenya uburebure bwacu, bwo kutamenya aho tugeze, bwo kutamenya limite zacu. Bityo bikaba byaba byiza ko twegera abantu bafite experience muri ibyo bintu, ariko kazi kabo tukemera tugatanga amafaranga bakatugira inama, kubera ko ushobora gutanga amafaranga y'uriya muntu ugukora risk management, uriya muntu ukugira inama ya biriya bintu ugiye kugura, akakugira inama isova no kuvuga ngo amafaranga akurindiye nka miliyoni. Tuvuye ko watanze miliyoni 2 kugira ngo akurebere kuri uwo mushinga, ariko ugasanga uwo mushinga ntawo ukiguze, kubera ko nakubwiye ko biriya bintu ntaho bizakugeza, harimo ingaruka, kwereka ingaruka, bigatuma utabikora. Bityo rero ntuzababare kubera zira miliyoni 2 umuhaye, kubera ko buriya ashobora kuba
urokoye miliyari n'ayandi arenze yariya, ndetse n'agahinda ndetse n'ibindi byari kuzana inyuma y'ayo mafaranga. Biba byiza rero kuri iyi nama y'uyu munsi nanateguye ko tuganiraho mu gufata risike, ko umukire n'umukene bafata risike. Ni ibintu bitandukanye cyane yuko burya biba byiza kugira uriya muntu umujyanama ukugira inama y'ibintu ugiye gukora. Please ndabasabye buri muntu unyumva muri groupe wanjye, irebemo muri list y'abantu ufite, reba mu nshuti zawe, uriya muntu umugire inshuti yawe. Ndashaka nkubwira ikintu hano, kandi kiri bugukange. Nta kintu gihenze nko kugira inshuti. Inshuti ishobora kuba ari inshuti yawe kandi ubona umukeneye kubera inama umukuraho. Urugero, ashobora kuba atanga inama z'ubukungu kandi uzikeneye mu iterambere ryawe, ariko ukaba uzi ko hari izindi ngeso mbi agira udakunda. Urabigenza ute se? Uramureka agende cyangwa urashaka uburyo umugumana? Nuko nguko ako ni akantu ugomba kumenya. Nuko umuntu, nkuko bajya bavuga ngo umuntu ni mugari, si ngombwa yuko icyo umukeneho urakibona, ibindi bisigaye ku ruhande ntabwo bikureba. Wowe rifukasinga ku byo ushaka kuri uwo muntu, kuri iyo nshuti yawe, kubera ko wabonye ko abishoboye. Ni nacyo cyatumye ushaka ko akubera umujyanama. Akenshi inama bita mentor, abantu bakugira inama mu bintu byose kubera ko afite experience y'ibintu baba barabinyuzemo. Ni ukuvuga ngo bari ahantu wowe wifuza kuzagera. Akenshi rero ni ibintu biba bitoroshye, ariko ugomba gushikama ukabigendamo kigabo, ukirinda ibintu byo guhubuka. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza. Nkuko ndangiza ibiganiro byanjye mvuga ngo Imana ibahe imigisha yose y'uyu munsi. God bless you all of you. Ciao.